Yesu Kristo ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Igitondo cyiza cy'umugisha, dushimye Imana izenze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana itabura uko ibigenza, dushimiye Imana muri iki gitondo cya kare. Imana izinze ijoro izinguye amanywa, irabyongeye irabikoze. Imana nishimwe. Imana yakurinze nanjye yandinze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ibikubereyemo, hereza Imana icyubahiro. Urabyutse biremeye. Imana yakwishyuriye rya deni. Imana yakurwaniriye rwa rugamba. Imana yahagutambukije. Imana yaburijemo imigambi y'incakura. Imana yahabaye. Imana yahabaye. Hereza Imana icyubahiro. Wowe tubana mu mwanya wawe, niba turi buri gitondo, nshuti yanjye uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, hereza Imana icyubahiro ikurindiye muri ayo mahanga. Hereza Imana icyubahiro ikikuburanira ikakuvuganira. Hereza Imana icyubahiro ibana nawe amanywa na nijoro. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo uhereze Imana icyubahiro, uzirikane ibyo yakoze, zirikana ibyo yakoze, zirikana ibyo yakugiriyemo neza, zirikana uburyo yakurwaniriye, zirikana uburyo yakugaburiye yakwambitse, zirikana uburyo warwaye ikagukiza, zirikana nurangiza ububwira Imana ngo warakoze. Kuba uriho uyu munsi si imirimo itunganye, si ibitambo, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Ikindi ni urukundo rwa Yesu Kristo, ikindi ni imbabazi za Yesu. Imana rero ishimwe cyane. Turacyari muri teme y'ijambo ry'Imana ryitwa ngo kwirinda ni intwaro igukwiriye. Ni intwaro inkwiriye, nawe ni intwaro igukwiriye. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turi muri iyo teme yo kwirinda rero. Twasanze umuntu agomba kumva byinshi ariko akavuga bike. Turakomeza rero uyu munsi turi muri iyo teme yitwa kwirinda. Kwirinda ni intwaro wakoresha ikagufasha kurwanya ibibi ku buzima bwawe no mu buzima bwawe. Iyo wirinda kujya mu ngeso mbi, iyo wirinda kugendana n'abanyabigare bibi, iyo wirinda yewe kugendana n'inkozi z'ibibi, iyo wirinda kwicara mu bigurupe by'urukozasoni, iyo wirinda ukumva rwose urabyiyambuye, ukumva witandukanyije n'ibyo bigare, ukumva witandukanyije n'inkozi z'ibibi, ukumva witandukanyije no kujya mu bibi, uba uri kwihana kandi uba uri kugorera inzira z'Imana muri wowe. Kwirinda rero, ubasha kwirinda mu byo uvuga. Twasanze ko abantu benshi barahubuka, ntamenye igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Nyamara umubwiriza niko avuga ngo hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Imana ishimwe cyane. Twumvise neza ko ijambo ry'Imana ntabwo rijya ryishimira uko ibyo wumvise byose nawe ubisubiramo ngo ubivuge. Ngo ujye wumva byinshi ariko uvuge bike. Imana ishimwe. Icyo niryo jambo ryaduhuguye ku munsi w'ejo. Nyemerera dukomeze tujye mu migani, igitabo cya Salomo umuhanga cyane, imigani ibice 4. Titire y'ijambo handitse ngo imigisha ifatana n'ubwenge. Imana ishimwe. Ubundi haba imigisha myinshi ariko hari umugisha ufatana n'ubwenge. Iyo wirinda ugira umugisha uza ugafatana n'ubwenge. Iyo wihana, iyo wiyambura ibibi, iyo utagendana n'abanyabyaha, ntiwicaranye n'abakobanyi, icyo gihe hari umugisha uza ugafatana n'ubwenge, kubera ko uba ufite ubwenge bwo kuva mu byaha. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero dusome umurongo wa 23, ni ibice 4, umurongo wa 23. Handitse ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Imana ishimwe. Ijambo ry'iki gitondo rirakubwiye neza. Ujye urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Imana ihabwa icyubahiro. Rinda umutima wawe, were kugambirira ibibi. Rinda umutima wawe, were kuzuramo ishyari. Rinda umutima wawe, were kuzuramo igomwa. Rinda umutima wawe, were kugambirira ibibi kuri mugenzi wawe. Rinda umutima wawe. Ijambo riravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe kumva ugambiriye gukora ibibi,
rinda umutima wawe kumva ushishikajwe no kujya mu biyobyabwenge, rinda umutima wawe kumva ushishikajwe n'iby'ubwomanzi busa, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Imana ishimwe cyane ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Imana ishimwe iyo wagambiriye neza mu mutima wawe, iyo wihannye mu mutima wawe, Imana irakwishimira kuko Imana yigeze ivuga ngo nkunda umuntu ufite umutima umenetse akicisha bugufi. Iyo rero warinze umutima wawe ugenda wicishije bugufi muri wowe kandi ukagira umutima umeneka, umutima wihana, umutima wanga ibyaha. Imana ishimwe cyane ngo ikureho umunwa uvuga iby'ubugome kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Imana itugire neza ngo ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, uvuga ibyo kugirira nabi mwene so, uvuga ibyo guharabika. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, ikureho umunwa uvuga abandi nabi, uvuga iby'ishyari, uvuga ibyo gupfobya mwene so. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome. Imana idusange ngo kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe, bidahesha Imana icyubahiro. Iby'ubugoryi ni ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Ushobora kuvuga iminota 5 ariko umuntu yagatega amatwi akumvamo agashakamo ijambo ry'ubwenge akaribura, ahubwo akumva urimo urashyushya inkuru gusa, akumva ururimi rwawe urukoresha ibyo gutukana, nturugire isoni, ugasanga ururimi rwawe umuntu arakureba akakwitaza kubwo kuvuga iby'ubugoryi gusa. Imana idusange ariko ijambo ry'uyu munsi rirakubwiye ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Imana itugirire neza, Imana idusange, Imana idutabare. Imana uyu munsi umwuka wera akomange ku mutima wawe, mwuka wera akomange kuri wowe, mwuka wera akomange ku matwi y'umutima wawe, wumve ko ugomba kurinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Kandi rwose wikureho ururimi ruvuga iby'ubugoryi ndetse n'umunwa uvuga iby'ubugome. Imana iwugukureho mu izina rya Yesu. Saba Imana imbaraga, saba kwezwa, saba ko umwuka wera kubera umujyanama n'umuyobozi, kandi usaba imbaraga zo kumvira umwuka wera. Wikureho ururimi rw'ubugome n'umunwa, ururimi ruvuga iby'ubugoryi n'umunwa uvuga iby'ubugome. Imana ishimwe, Imana igusange, Imana ikuganze. Narivuze muri iki gitondo ngo rinda umutima wawe, urinde umutima wawe kandi urinde n'ururimi rwawe n'umunwa wawe. Imana ikugire neza. Niba wumvise hari aho iri jambo rigutsinze, unyemerere uce bugufi wihane kandi waturire mwene so cyangwa umushumba. Birashoboka ko wabaye nyirakazitereyemo, birashoboka rwose ko buri munsi usanga muri wowe huzuye ibitutsi. Birashoboka yuko watuza urwo rurimi rwawe iby'ubugoryi. Imana ikugire neza, waturire mwene so ndetse wihanire kureka. Imana itugirire neza kandi nukuri nubireka ngo hari imigisha, ngo hari imigisha ifatana n'ubwenge. Icyo gihe urabugize ubwenge kandi urabugize kwirinda, urabufasha intego yo kwirinda. Kwirinda bikubera intwari ikomeye, kwirinda bikubera intwari urwanisha, urwanisha kugira ngo umutima wawe utajya mu ngeso mbi. Kwirinda kandi biragufasha kurinda ururimi rwawe n'umunwa wawe. Imana itugire neza. Shalom shalom, muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibagirire neza, ndabakunda cyane. Shalom.